Bavandimwe bene data, ababyeyi bacu, twongeye kubasuhuza. Nk'uko bisanzwe ni Pasiteri Iraguha Jean Claude guturuka mu itorero rya Goshen Divine Bible Church ubasuhuje. Nkomeje kubifuriza ibihe byiza bya Noheli, ndetse turimo twitegura gusoza uyu mwaka 2025, tuzawusoze neza ndetse dutangire umwaka 2026 neza, uzatubera umwaka mwiza, tuzawubonemo ibyiza biruta ibyiza twabonye 2025. Nubwo haba hari n'ibibi twahuye nabyo, ariko Imana ishimwe ko turangije 2025 tugihumeka umwuka w'abazima, ndetse tukibasha bamwe muri twebwe kugera mu nzu y'Imana, imibiri yacu ari mizima, ubugingo bwacu ari buzima. Ibyo biruta ibindi byose. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Nifuje rero kubasuhuza mbahobera, ariko nk'uko bisanzwe mbasuriza mu ijambo ry'Imana riba riri kumfasha kugira ngo turiganireho, mbahoberere muri iryo jambo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Turi rero mu bihe bya Noheli, turimo tugenda dusoza icyumweru cya Noheli, twitegura kwinjira mu cyumweru cy'umwaka mushya. Iyi Noheli rero yaranshimishije y'uyu mwaka 2025. Tumaze kurya amanoheli menshi agiye atandukanye angana n'imyaka dufite, ariko iyi Noheli yaranejeje. Ntabwo nanejejwe no kuba narari ibyo kurya n'ibyo kunywa byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo aricyo numva cyanejeje. Ntabwo twanejejwe n'imyambaro twambaye, ntabwo twanejejwe n'ibindi. Ahubwo hari ikindi kintu nigiye muri iyi Noheli numvishe cyanejeje umutima wanjye, nifuje kugira ngo nsangire namwe ayo magambo. Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi Noheli ifite ibyigisho byinshi cyane. Reba nawe imyaka ufite, ibyigisho umaze kwigisha cyangwa se umaze kumva bijyanye n'umunsi wa Noheli, yaba ibyo wagiye wumva n'abantu, yaba nawe ibyo wumvishe cyangwa se ibyo wigishije, ni byinshi. Twavuga byinshi, kandi buri kintu cyose cyanditse kuri Yesu Kristo, uhereye ku bahanuzi ukagera ku gihe cye cyo gupfa, cyangwa se ukagera mu gihe cy'ivuka. Nk'uko tubizi ko tuvuga ko Noheli twibutse ivuka rya Yesu. Buri kintu cyose gifite inyigisho kandi yadufasha muri urugendo rujya mu ijuru. Ariko yaba abemera Noheli, yaba n'abatayemera, abatemera iyo tariki, mbese buri wese bijyanye n'imyizerere, ntabwo aricyo ndi butindeho. Ariko hari ijambo numvishije muri iyi Noheli ryanejeje. Nusoma ijambo ry'Imana urasanga mbere y'uko Yesu Kristo avuka, ntabwo byaje ari ibintu bitunguranye ngo bagiye kubona babone mu gitondo, bagiye kubona babone bumvise ngo Yesu yavutse. Oya, ahubwo Bibiliya iravuga ngo nta kizaba ku bantu banjye nabanje kukibamenyesha. Imana yari yaragiye ibivugira mu bahanuzi bagiye batandukanye mbere y'uko Yesu Kristo avuka. Imana ikagenda ibahishurira, bamwe ikabibereka mu mayerekwa, abandi bakabirota mu nzozi, abandi bakabimanukirwamo nk'ubuhanuzi, bakabihanurira mu materaniro agiye atandukanye. Ibyo ngibyo abantu bakabyandika, bakabika igihe kirekire, bagategereza igihe Imana izasoreza ayo masezerano yavugiye mu kanwa k'abahanuzi, yaba mu babihanuye, yaba mu babyeretswe, yaba mu babirose. Ayo masezerano bari bayabitse, bayategereje igihe kirekire. Hanyuma igihe gikwiriye, Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, irangije isoza ibyo yavugiye mu kanwa k'abahanuzi. Imana ishimwe, irangije isoza iryo sezerano yari yaravugiye mu kanwa k'abahanuzi, yari yaramanuye mu mahishurirwa, yari yaramanuye mu bayarose. Imana irangije irabisoza. Imana ishimwe. Iyi Noheli rero nongeye kwibuka ko ibintu Imana yavuganye natwe, Imana yacu atari Imana ibeshya. Haleluya. Imana wizeye ntabwo ari Imana ibeshya. Imana nizeye ntabwo ari Imana ibeshya. Ibyo yavuganye nawe, ibyo yavuganye n'itorero, ibinyujije mu kanwa k'abahanuzi, ibinyujije mu mayerekwa, ibinyujije mu kuryama tukarota, ibyo yavuganiye natwe mu ijambo ry'Imana, igihe gikwiriye izabisoza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya.
Imana yacu ishimwe. Ndagira ngo uri kunyumva muri uyu mwanya ufite amasezerano y'ibyo wavuganye n'Imana, nubwo waba uri kubona ko uyu mwaka urangiye ayo masezerano Imana itarayasohoza, ndagira ngo nongere nzamure igipimo cyo kwizera muri wowe. Ndagira ngo nongere mfatanye nawe kuzamura umutima wo gukunda Imana, ukomeze uyigirire icyizere ko ibyo wavuganye nawe Imana izabisohoza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Wongera ugirira Imana icyizere. Njya mbwira abantu ngo tugiye tugirira Imana icyizere kuzageza igihe tuzagira mu butaka bakaturambura itaka hejuru. Icyo cyizere, ibyo byiringiro tuzarinde tubijyana mu butaka, tuzabizukane. Imana yacu ntabwo ari Imana ibeshya. Ikigusabye ukomeze ukiranuke, ukomeze uyizere, ukomeze uyiringire. Ikimenyimenyi cy'uko iby'Imana yavuganye nawe izabisohoza. Ikimenyetso bya bindi abaririmbyi bajya baririmba ngo mfite ikimenyetso kirenze kimwe, kirenze bibiri, y'uko Imana izangirira neza. Ikimenyetso cy'uko Imana izasohoza ibyo yavuganye nawe nuko usoje uyu mwaka ugihumeka. Vugira uti amen. Nuko usoje uyu mwaka ugihumeka. Imana yacu ishimwe. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Mfite rero amagambo yandi ari kunezeza muri iyi Noheli, aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 3 uhereye ku murongo wa 16. Hari ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Iri jambo ni ijambo rizwi n'abantu bose, barizi mu mutwe, baba barisomye cyangwa batarisomye, barariborotse barifite mu mitwe yabo. Imana yacu ishimwe. Yohana aratwarira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Haleluya. Nusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo wa 9, hari ijambo rivuga ngo iki ni cyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Amen. Imana yacu yahabwa icyubahiro cyane. Imana yacu ishimwe. Ngo iki ni cyo gitumenyesha urukundo Imana yagukunze. Iki ni cyo gitumenyesha urukundo Imana yadukunze, nuko yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege. Nagira ngo nkubwire aho uri kunyumva, iyi Noheli dusoza uyu mwaka twitegura gutangira umwaka mushya, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iragukunda, Imana irankunda kuruta uko ubitekereza, birenze igipimo cy'ubwenge bwawe, birenze uko wabivuga, birenze uko ubisoma. Imana iradukunda, biratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Haleluya. Ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera. Hari umuririmbyi nkunda ujya uririmba ngo yamuduhaye izaburite kumuduhana n'ibindi byose, iyamuduhaye izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Imana yacu iradukunda, yemeye gufata umwana wayo w'ikinege. Iyo bavuze umwana w'ikinege ni ukuvuga ngo aba ari umwana umwe, yemeye kumuguha, yemeye kumutanga ku bwacu. Nusoma biri ijambo ry'Imana iratubwira ngo Imana yaremye ibintu byose, ngo ariko mbere y'uko ibirema ngo twari turi mu bitekerezo by'Imana, yuko natwe yagombaga kuturema. Irangije irema ibintu byose, ngo ibona ibyo bintu ni byiza, ngo imaze kubona ari byiza iravuga ngo ibi bintu byiza nabihande. Imana irareba isanga itabiha inyamaswa,
Imana irareba ibona itabiha abamarayika. Imana irareba buri kintu na kimwe yaha ibintu yari imaze kurema byiza. Imana irangije iravuga ngo ibi bintu ndemye nta kindi kintu nabiha uretse umwana w'umuntu. Haleluya! Uretse ngewe, uretse wowe uri kunyumva. Imana ibintu byose yaremye ni twebwe yabiremeye. Irangije iravuga ngo reka tureme umuntu. Irangije irema umugabo, irema umugore. Nguko niko twaremwe mu ishusho y'Imana. Irangije iravuga ngo ibintu byose naremye ndabibahaye mugende mu bitegeke. Imana yaje ishimwe. Ibyo birerekana urukundo Imana idukunda. Satani arangije ntiyanezezwa n'ibyo, ashaka ikintu kidutandukanya n'Imana. Asanga nta kintu na kimwe uretse icyaha. Ikoresha uburyo bwose izana icyaha hagati y'umuntu, izana icyaha hagati y'umuntu n'Imana. Ibyo bidutandukanya na rwa rukundo Imana yadukundaga. Ariko Imana yo ikomeza kudukunda. Irangije irashaka uburyo bwose bushoboka. Ibona nta kindi kintu na kimwe cyakongera guhuza umwana w'umuntu n'Imana kitari umwana wayo. Haleluya! Irangije yemera gufata umwana wayo Yesu Kristo. Arangije araza yigira umuntu. Ndayamabwire, Noheli ntabwo ari uruhinja rwahindutse Imana. Ni Imana yahindutse umuntu. Ni Imana yahindutse uruhinja kugira ngo yongere igarure urukundo, yongere igarure ubusabane hagati y'umwana w'umuntu nayo. Imana yaje ishimwe. Imana iradukurikirana, yemera kuduha umwana wayo kugira ngo azavukire mu isi, azababazwa imibabaro yahuye nayo tutari butinde muzi. Iyo yose ngo icyatumye iyo mibabaro yahuye nayo agapfa urupfu rubi rwo ku musaraba, akamena amaraso, byari ukugira ngo ajye tweza dutunganya tuboneze. Imana yaje ishimwe. Urwo rukundo rukomeye rero rwatumye itanga umwana wayo kugira ngo azagupfire, kugira ngo azampfire kuri iyi Noheli mu gusoza uyu mwaka ndetse no mu gutangira umwaka mushyashya. Wowe uri kunyumva muvandimwe, ndagira ngo nkubwire wongere wibuke ko Imana igukunda. Iyo aguhaye umwana wayo izabura ite kumurwana n'ibindi byose, izabura ite gusubiza ibyo wavuganye nawe, izabura ite gusubiza ibihwanye n'ibyifuzo byawe. Umwana w'Imana yaduhaye, umwana w'Imana yaduhaye. Imana yaduhaye umwana wayo, iraruta ibyo ngibyo uri kwifuza. Reka nkubwire ngo irari ry'umutima wawe ribe iryo guhazwa n'Imana mu ntangiriro z'uyu mwaka, mu mpera z'uyu nguyu. Kandi nayo nkubwire iri jambo rizagukomeze, uzarishyire ku nkingi z'umutima wawe mu byo uzacamo byiza cyangwa bibi, kuko tukiri mu isi ibyo bihe byose bibaho. Ujye ubwira Satani n'abadayimoni, ubabwire ngo Mesiya yamuduhaye izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Iyo amuduhaye izabura ite kunkiza ubu burwayi. Iyo amuduhaye izabura ite kumaka akazi. Iyo amuduhaye izabura ite, izamuhiduhe, izabura ite ushyire ibijyanye n'ibyifuzo byawe uri gusaba Imana, uri kwereka Imana bigiye bitandukanye. Iyo amuguhaye izabura ite kumuduhana n'ibyo ngibyo utari kubona inzira byacamo. Iyo amuguhaye izabura ite kumuduhana n'ibyo ngibyo uri kubona bidashoboka, uri kubona nta nzira, uri kubona ari umwijima, utari kubona umucyo. Bwira Satani n'abadayimoni ngo yamuduhaye izabura ite kumuduhana n'ibi ngibi. Amen. Bibiri ijambo ry'Imana yakomeje iratubwira muri ya magambo twasomye muri Yohana ibice 3:16 ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo uzamwizera azabwe ubugingo buhoraho. Ndayo mbabwire, niba hari ikintu gikomeye kiruta ibindi bintu byose Imana yahaye umuntu n'ubugingo buhoraho. Imana yaduteguriye ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho buraruta ibintu byose. Buraruta gutunga amafaranga yose yo mu isi, buraruta kubaka amazu meza, buraruta kubona amaviza ukurira indege ukajya mu bihugu bitandukanye. Ubugingo buraruta ibintu byose. Ubugingo buraruta gucuruza ukunguka. Biratubwira ngo hari umuntu umwe ngo ugeze guhinga, ngo amaze guhinga ngo aragenda areza, ngo amaze kweza ngo agereka akaguru ku kandi, ngo akubita mu gituza cye,
abwira umutima wawe ngo mutima wanjye irya unywe kuko ubonye ibintu bizagutunga igihe kirekire. Yari umuntu wari unejejwe n'iby'isi, ngo ariko agiye kumva yumva ijwi rimubwira ngo wa mupfapfa we, iri joro uranyaga ubugingo bwawe, ibyo wahinze bizaribwa nande? Imana yatugire neza. Nguko niko bimerera umuntu w'umutunzi mu by'iyi si, ariko mu by'Imana akaba ari umutindi. Ubugingo buruta ibintu byose. Ubugingo ni ikintu gikomeye. Nabonye abakire bafite ibintu byinshi, igihe kigera tukabaherekeza, tukabashyingura mu marimba ahenze, mu masanduku y'igiciro cyo hejuru, ariko nawe ndabona bagereka hejuru amafaranga yaruhiye muri iyi si. Nawe ndabona ujyana inzu nziza yubatse, nawe ndabona bambana imodoka nziza, agenda uko yakabaye. Imana yatugire neza cyane. Ubugingo, Yesu ngo kugira ngo uzamwizera azabone ubugingo buhoraho. Bene data, ndagira mbabwire, nusoma mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 11 ugasoma uhereye ku murongo wa mbere, biravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, ngo kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ariko nagira ngo mbabwire, iki ni igisobanuro cyo kwizera, ariko ibyo ntabwo bihagije. Kuba wizera ko Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo azagupfire ntabwo bihagije. Biri jambo ry'Imana riratubwira ngo icyakora bamwemeye bakizera izina rye, haleluya, yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi niko turi. Ni byiza kwizera ukemera Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ni byiza, ariko ibyo ngibyo ntabwo bikwiye kurangirira aho ngaho. Biri jambo ry'Imana riratubwira ngo twumve ijambo ry'Imana, ngo twamara kuryumva tukaryizera, twamara kuryizera tukatura ibyaha byacu tugakizwa. Izo nzira ntabwo ukwiye kugarukira aho ngaho. Ndabizi ko abenshi muri kunyumva mwamaze kumva ijambo ry'Imana, mwamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mwamaze kwatura ibyaha byanyu, ariko ibyo ntabwo bihagije. Hari irindi jambo ngira ngo mbabwire, mukwiye gusoza uyu mwaka mukawusozanya mu byifuzo mufite 2026. Bibiri ijambo ry'Imana nurisoma, Yakobo yarabihakanye. Yakobo yarabihakanye mu bice 2:26. Yaravuze ngo nuko rero nk'uko umubiri udafite ku mwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Yakobo yaravuze ngo nk'uko umwuka udafite umubiri uba upfuye. Murabizi ko kugira ngo umuntu agire icyubahiro nuko abahumeka. Uyu muntu amaze gushyira mu mwuka, abari inshuti baramutinya bagahunga. Umuntu agira agaciro kubera ko afite umwuka ahumeka. Imana itugire neza. Iyo ashize mu mwuka hari iminsi igera akanuka, abantu bakamuhunga, abantu bakamushyira kure y'abantu baciye ufite umwuka muzima. Aravuga ngo rero umuntu agira agaciro igihe ahumeka. Aratubwira ngo no kwizera kwawe bizagira agaciro bijyanye n'imirimo ukora. Imirimo ukora, ukorera Imana, ukorera hagati y'abatarizera, nigaragaza ko wizeye Yesu Kristo, nigaragaza ko uri mu rugendo rujya mu ijuru, nigaragaza ko uzabona ubugingo buhoraho. Note kubivuga gusa, hoya, ntabwo kuba warizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza bizagaragarira mu kubyambara. Wambara imisaraba ku makote cyangwa mu ijosi, wambara amakanzu agera ku birenge hariho amategeko. Hoya, wambara ibitambaro mu mutwe ni byiza, wambara amajipo agera ku birenge ni byiza. Izo ni zimwe mu mbuto, ni zimwe muri disipline, mu mico, mu myitwarire
ikwiye kuranga umuntu, ariko si ikimana ikeneye, si ikimana ikeneye. Yewe mu cyigisho Yesu yatangiye ku musozi muri Matayo ibice 5 umurongo wa 16, na Yesu yabwiye abantu bavuga ngo kunyizera ntibikwiye kugarukira aho ngaho, ahubwo mugende muhinduka amatabaza, mugende umucyo wanyu umurika ari umwijima. Arangije arababwira ngo ibyo ntibihagije, mugende mukora imirimo myiza. Haleluya! Mukora imirimo myiza hagati y'abapagani, ngo maze abantu nibabona imirimo myiza yanyu batumvise ibyo muvuga gusa. Abantu nibabona imirimo myiza ibatere guhimbaza Imana. Mana ishimwe. Mu gusoza umwaka 2025 dutangiye 2026 tuzawusoza n'icyifuzo, tuzatangirana umwaka icyifuzo kivuga ngo dukeneye gukora imirimo myiza. Haleluya! aho dutuye, aho dukorera, aho dusengera, aho tugenda niba bireba gusa. Haleluya! bibatere guhimbaza Imana, bibatere guhimbaza Imana, bibatere guhimbaza Imana. Ndagira ngo nkubwire, wewe waba uri kumva aya magambo ukumva utari kubyumva neza, genda usome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 4 wereye ku murongo wa 31. Luka ibice 4 umurongo wa 31. Wumva ibyabereye i Kaperinawumu mu mudugudu w'i Galilaya. Biravuga ngo aramanuka ajya i Kaperinawumu mu mudugudu w'i Galilaya, abigisha ku isabato. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Nuko mu isinagogi harimo umuntu utewe na dayimoni, atakambira Yesu ati, ayiwe! Aravuga ngo, duhuriye Yesu w'i Nazareti, uje kuturimbura, ndakuzi uruwera w'Imana. Mwabyumvise ibyabereye Kaperinawumu mu gihe Yesu yari arimo yirukana abadayimoni. Haboneka umuntu mwari wuzuye abadayimoni, aravuga ngo duhuriye Yesu umwana w'Imana, ndakuzi. Luka aranditse aravuga ngo n'abadayimoni barabizi ko Yesu ari uwera, n'abadayimoni barabizi ko Yesu ari umwana w'Imana. Barabizi. Kuba ubizi ko Yesu ari uwera, kuba ubizi ko Yesu ari umwana w'Imana ntabwo bihagije gusa. N'abadayimoni barabizi, n'abadayimoni barabyizera. Ahubwo imirimo ukora, iyo ngiyo ni Imana ishaka, ni Imana ikeneye ibikorwa byawe. Mana yacu tugire neza cyane. Yewe nushaka umanuke gato wumva ibyo yakoreye kwa Simoni ubwo yakizaga nyirabukwe mu bice n'ubundi muri Luka ibice 4 umurongo wa 38. Arahaguruka asohoka mu isinagogi, yinjira mu nzu ya Simoni nyirabukwe wa Simoni yari arwaye ubuganga bwinshi. Nuko baramwinginga, amuhagarara iruhande, acyaha ubuganga bumuvamo. Muri ako kanya arahaguruka arabagaburira. Umva rero hepfo kuri 40. Nuko izuba rigiye kurenga, abafite abarwayi bose barwaye indwara zitari zimwe baramuzanira, abarambikaho ibiganza umwe umwe arabakiza. Kandi n'abadayimoni bava muri benshi, 41. Kandi n'abadayimoni bava muri benshi bataka bati, uri umwana w'Imana. Umva rero, arabacyaha ababuza kuvuga, kuko bari bazi yuko ari Kristo. Mwabyumvise? N'abadayimoni bari bazi ko ari Kristo. Bari barimo batura abadayimoni bavuga ngo uri umwana w'Imana. Kuba abantu babwiriza bambaye imisaraba, bambaye amakora mu ijosi, bambaye amakanzu, bambaye amategeko, bafite Bibiliya,
ntabwo bivuga ko ari abagenzi bajya mu ijuru, ntabwo bivuga ko bafite ubugingo cyangwa se bageze abantu ku nzira z'ubugingo. hoya, ahubwo ibikorwa byabo, imirimo bakora ntigaragaza neza koko ko bari mu rugendo rujya mu ijuru. Imirimo, ibikorwa, Imana ikeneye ibikorwa kuruta amagambo. Ibikorwa dukora nibyo Imana ikeneye. Dusoreze mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice 2:12. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice 2:12. Yavuze ngo iki Petero? Aravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya n'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Petero aranditse ngo mugire ingeso nziza mu mpera z'uyu mwaka, mu ntangiriro za 2026 n'uriya mwaka wose. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya n'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza. Abasebya itorero, abasebya abasenga, nibabona imirimo yanyu myiza, torero, bakristo, bana b'Imana, abantu muzi mwizeye Kristo, muzi Imana, nibabona imirimo yanyu myiza, noti kubiririmba gusa, noti kubyambarira gusa, noti kutwara ibitabo gusa. Bibiri ijambo ryavuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza, Petero niko yanditse, izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Amen, haleluya. Uyu mwaka saba Imana kugira ngo uzakora imirimo myiza. Iyo mirimo myiza izatera abantu guhimbaza Imana, kugira ngo uzambikwe ikamba ry'abahinduriye benshi ku gukiranuka. Imana yacu ishimwe. Dusenge. Uwiteka Mwami Imana yacu, uyu mwanya turagushimira amagambo yawe meza uduhaye. Turagushimira uburyo wabanye natwe guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 12. Turimo twitegura gusoza uyu mwaka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira intambara waturwaniriye, izo twabonye n'izo tutabonye. Izina ryawe nirishimwe. Turi muri uyu mwaka tuwusoza, twitegura gutangira umwaka mushyashya. Turagushimira amagambo uduhaye yo kutwibutsa ko ibyo wavuganye natwe kuri Imana itabeshya kuzabisoza. Nubwo uyu mwaka warangira hari ibyo tubonye udasoje, turacyagufitiye icyizere nk'uko wasoje ibyo wavugiye mu kanwa k'abahanuzi batandukanye, ubwo wadusezeranyaga kuzaduha umukiza, uzadukiza ibyaha, uzaba ufite ubutware n'ubushobozi mu gihe gikwiriye, mu nzira abantu badatekereza. Ibyo wavugiye mu kanwa k'abahanuzi wabisoje. Biraduha icyizere ko ibyo wavuganye natwe uzabisohoza. Izina ryawe nirishimwe. Twongeye kugushimira amagambo yawe yatubwiye ngo kubw'urukundo wadukunze rukomeye. Haleluya. Urukundo rw'ikirenga abantu bavuga ngo nibarurangize, rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege. Byongeye kudubisubizamo imbaraga yuko uko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo, n'ibyo utaraduha uzabiduha. Ibyo tubona nta nzira byacamo, ufite inzira nyinshi. Ibyo tugusaba byose nta na kimwe gifite uburemere buruta ko waraduhaye umwana wawe Yesu Kristo. Tugufitiye icyizere, natwe turi kwifatanya n'umuririmbyi waririmbye ngo iyamuduhaye izabura iteka umuduhana n'ibindi byose. Kuba yaduhaye umwana wawe bizamuha igipimo cyo kwizera ko n'ibindi wabiduha. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Kandi kiruta ibindi byose, wadusezeranije ubugingo buraruta ibintu byose byo muri iyi si.
niba mu bugingo bwacu tubusengeye ngo bukomeze bube buzima, urwanye ikiburwanya, ariko cyane cyane uratubwiye ngo dukore imirimo myiza. Reka uyu mwaka tuwusoza, reka mu ntangiriro zawo, reka uyu mwaka mushyashya twitegura uzaduhe kwera imbuto nziza, uzaduhe gukora imirimo myiza, ngo kuko iyo ngiyo ariyo abakiri mu mwijima bazatumenyeraho ko twakwizeye. Reka ko kukwizera byo kuba ibyo ku munwa gusa, byo kuba ibyo kubivuga gusa, kuko ngo n'abadayimoni nabo ngo barabizi ndetse barabyizera. Ahubwo icyo dukwiye gutandukanya naho n'abadayimoni babizi kandi babyizera ni imirimo myiza, ngo Petero yatubwiye ngo dukore imirimo myiza, tugire ingeso nziza, ngo kugira ngo abantu nibabibona bibatere kuguhimbaza. Dufashe udushoboze, uduhe kugira imirimo myiza, uduhe kugira ingeso nziza, kugira ngo abatubona bose bamenye ko turi abigishwa bawe, bamenye ko twakwizeye by'ukuri. Reka imirimo twakoze mibi, reka ingeso zatugendeyemo mbi izitubabarire, amaraso y'abatweza dutunganye. Dusoza uyu mwaka turabera dushimwa nawe, dutangira undi turabera dushimwa nawe, kandi imbaraga z'umwuka wera zibe muri twebwe zituyobore muri byose, kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabakunda cyane. Yari Pasiteri Iraguha Jean Claude guturuka mu itorero rya Goshen Divine Bible Church. Nabasuhuzaga, nkomeza kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya 2026 uzatubera umwaka mwiza. Murakoze, mugisha w'Imana ukomeze ubane namwe, Imana ikomeze yaze kwifuza kw'imitima yanyu, amen.